Amashusho ya Badlama ni uburyo bimwe mu byo yavugaga atabifiteho amakuru, ku buryo yitabazaga abantu bigaragara ko bari aho yayafatiye. Bivuze ko we n'abo bari kumwe babanje kumvikana ibyo atangaza, ndetse bakagenda bamwibutsa bimwe yibagiwe. Nyuma y'aho amashusho ya Badlama asohokeye, abarwanya leta y'u Rwanda bayakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga nk'abitsamuye, ibishimangira ko ari umugambi bahuriyeho. Kimwe mu bimaze kugaragara ni uko abarwanya leta y'u Rwanda biteguye gutanga ibishoboka byose mu kurusiga icyasha. Amakuru avuga ko hari n'abishyurwa ibihumbi 25 by'amadolari kugira ngo bakore amashusho yibasira igihugu. Aya si amafaranga make kuri Badlama uhanganye n'ibibazo uruhuri by'amikoro. Badlama akiri mu Rwanda yakunze kwigaragaza nk'umugabo ufite amafaranga kandi witeguye gukora ibishoboka byose ngo ateze imbere umuziki, ariko ikitagarutsweho cyane ni uburyo yabonye ayo mafaranga. Mbere yo gushinga The Men, Badlama yari umusore wishakisha nk'abandi bose, ariko wakundaga kwiyegereza abahanzi cyane. Mbere yo kuba ikimenya bose, yabaye umushoferi w'umwe mu bahanzi nyarwanda bakunzwe mu myaka ya 2009. Uyu muhanzi ni nawe waje kumuhuza n'umwe mu basore bakora akazi ko gutwara ba mukerarugendo, rimwe na rimwe yaba atakoze agaha Badlama akazi ko kumutwarira abashyitsi. Aha niho uyu mugabo yaje guhurira n'umunyamerikakazi yakomoyeho ubutunzi bwose. Nyuma yo kumutwara nk'umukerarugendo, Badlama yaje gutereta uyu mukecuru wari ufite agatubutse, ndetse bakundana igihe kitari gito. Niwe wamuhaye amafaranga yakoresheje imishinga itandukanye, arimo nayo yakoresheje atangiza The Men. Badlama wakuriye mu buzima bubi yananiwe kuba inyangamugayo kuri uyu mukecuru wamukuye ahakomeye, atangira kumutekera imitwe, icyo bagiye gushoramo cyose akamubwira ibiciro bihanitse. Byageze aho uyu mukecuru asaba Badlama kureka umururumba kuko amafaranga afite atayamara. Bya bindi by'akabaye icwende katoga yewe kakoga ntikanake, Badlama yananiwe kureka ingeso ye yo gukorakora, ashwana n'uyu mukecuru ndetse yisubirira iwabo muri Amerika. Uyu mugabo yahise atangira urugendo rwo kwirwanaho, ariko kubera gushora mu mishinga atize neza birangira ahombye burundu. Ukuri nako The Men yazimye burundu. Nyuma yo kubona ko kuba i Kigali bigoye nta mafaranga, Badlama yigirira inama yo kujya muri Amerika afite icyizere ko azongera guhura n'uwari umukunzi we akamusaba imbabazi, cyane ko yari akimwitaba kuri telefone. Badlama akigera muri Amerika yahuye n'umushoramari w'umunyarwanda witwa Bazili Maseverio, amufasha kumenyera ubuzima. Uyu mugabo yahaye Badlama inzu yo kubamo nk'umuntu bakomoka mu gihugu kimwe wari uri mu bibazo byinshi. Iyi nzu Badlama yahawe yaje gutekereza uburyo yayikoreramo ubucuruzi, uwayimuhaye amubwira ko niba ariyo nzira ahisemo azajya amwishyuza amafaranga y'ubukode. Byarangiye bashwanya. Muri Gashyantare 2025, urukiko rwa Maricopa County Justice ruherereye muri leta ya Arizona rwategetse ko Badlama asohoka mu nzu ya Bazili Maseverio wari warwiyambaje ngo rumufashe gusohora mu nzu uyu mugabo wari waranze kumwishyura no kuyivamo. Mu gihe ibi byose byabaga, Badlama yaje kumenya ko wa mukecuru bakundanaga yitabye Imana, afata icyemezo cyo gusubira mu Rwanda, agurisha imitungo yose uyu munyamerikakazi yari yarahaguze, ariko imwe n'imwe ayimwandikaho. Mu mitungo yagurishije harimo n'ikibanza cyari hafi y'ikiyaga cya Ruhondo. Nyuma yo kugurisha imitungo yasubiye muri Amerika, ariko aya mafaranga arayabyinira, ku buryo ubu nta n'urwara rwo kwishima afite, aribyo byatumye benshi bakeka ko byamubereye intandaro